Yes, hora amapipo abanyarwanda mumeze mute aracyari igitego mu bahungu umwami w'iyi mihanda street boy hehe someone comes from nowhere but now you kill to understand me mumeze fresh none nkaba nigarukiye tukaba tugiye gukotinga ku bintu biri hit muri iyi mihanda ko haraza gushyara bamwe bagiye gufata bench maze umwana ufite impano yizamukire arising bro urebe ukuntu umuntu arising baravuze ngo hari itandukaniro ryo kuba ufite mikoro zo mu rugo hari n'itandukaniro ryo kujya muri studio ka recording bro niyo mpamvu ngiye utuntu twanjye mba ndukora gake ntabwo uraza kumbana kuri kamera bitewe na cya kibazo cyo baze ko nanjye baba binteye ubwoba we ntabwo uraza kumbana kuri kamera bitewe na cya kibazo cy'ubushobozi umuntu abagikoresha tuntu twatora Kagame biba bigoye nyine tumbonye wahita uvuga ati ntago ndakumva gusa wowe icyo ugiye gukora hano ugiye kuntiza amatwi maze nguhe showbiz ya nyayo man showbiz irimo kuri showbiz tarimo watamitswe showbiz imeze fresh sana yes nyita king of ghetto ambassador of the youth nyita youth inspiration akani ya coating y'iminota 10 ntago turajya turenza iminota 10 no gukotinga ku bintu biri hano muri showbiz nyarwanda ewana niba uri umurundi niba uri outside of Rwanda ukaba utazi showbiz nyarwanda I think ko kino kiganiro kitaraza kuza kukuryohera gusa niba ujye ukurikirana showbiz nyarwanda ewana uraza kwisanga muraza kumera neza uraza ndetse kuvuga ati uyu muntu ntawe namugereranya nawe guys reka twigire ku kibazo kiri hano ku mihanda kirimo kiragaragara cyane kiganza cyane n'ikibazo cya Kiramani kugira ngo Kiramani yakennye gusa abantu bari kureba projet za Kiramani muri kubona ko zitari guhagarara wapi ntago ziri guhagarara muri kubibona namwe My Heart iri gusohoka Big Mind igasohoka hari n'indi yazanye yitwa Houseboy igasohoka bro uwo muntu wambwira ko yakennye gute kandi ya modoka ye ni yari gukoresha muri izi bora ziwe uwo muntu yakennye gute kandi ari gukora filime ziri gusohoka abantu bakurikirana My Heart wana bameze neza baryohewe ni gute yakennye rero injewe uko ndi kubibona wenda nk'umuntu w'inararibonye muri ibi bintu bya showbiz uba wanabikurikiranye cyane yaje kuri RTV avuga uburyo yakennye hari n'ikiganiro yakoreye kwa Irene we na Miki avuga uburyo yakennye uburyo bashaka kumugambanira bashaka no kumuroga ari n'abantu bari bo muri team ye bantu bamwita Daddy aribo bashaka kumugambanira ngo n'amarozi iki n'iki uburyo bashaka kuyacika kuri Miki ngo wagumani nogonore bro bino bintu mani ino mihanda bura hari abajuma bazi showbiz bazi kuyikora ewana ku buryo ku kintu kijyanye na showbiz ewana baba bameze neza cyane bro Kiramani rero impamvu ngiye ndi kubona ari kwanga kuba nk'abanyagiso ba Patino ngira ngo urabibona Nyagiso hashize nk'amezi ari kuri trend ari gusora filime ikagira mu bihumbi ijana ya Philippines iri kugera mu bihumbi ijana ariko ubu ngubu se Nyagiso ni filime aseruka gusora iri kugera mu bihumbi ijana zose ni flop ni mu bihumbi 27 ibihumbi 10 na bingahe gutyo Patino we yarazimye byaranarangiye uri yawe ntagakwiye kuvuga mu myaka 3 ishize niho Patino yarari kuri kariburi yo kugera mu bihumbi ijana nyuma yaho ni ibihumbi 8 ibihumbi 3 yaraflopinze nta na kivugwa ngo cyakora Kiramani no umunyabwenge yavuze ati bro ikintu ngiye gukora kugira ntaraburize nk'abantu bajama ngiye kuzana ibintu by'imyuka mibi nyine muri public twebwe tumenye ko harimo imyuka mibi kugira ngo worship ye yiyongere murabyumva ko kandi ariko ntihabanje kuzamo ikibazo cya Miki ngo Miki iki n'iki ngo ntago ari araza gukora kwa Kiramani ibyo murabizi bantu banje muze n'agasonga bugari ku mugani wa Jihad twicare tuganire bro twicare tuganire habanje kuzamo ikibazo cya Miki ngo ntago azagaruka gukora kwa Kiramani ngo iki n'iki none Kiramani isazana ikindi kibazo ngo yakennye bro abakinnyi baracyari gukora ba Mitsutsu bari gukora abansabi Aisha bose bari gukora bro ibintu bimeze neza kwa Kiramani ntimugire igikuba ni kwa kuvuga ati ntaba nk'abanyagiso urabona Nyagiso yaraflopinze bro Nyagiso yaraflopinze ni ibintu bigaragara nta filime iri kuri trend
yaraflopinze. Nyagisa impamvu ya flopinze, nta prank bagira nyine, nta bintu byo prank bakorera public. Wenda bavuga ati Nyagso we na Aisha baremye urukundo, harimo urukundo hagati yabo, cyangwa se Aisha wenda akundanye nande na Irene bamuzanye mu bintu. Yes, ni umuntu wari umpamagaye gatoya, ni umuntu wari umpamagaye mbaza ati bimeze bite ko ndi kubona wahatwitse bro. Iyi ni live ndi gukora kuri Facebook, nyine tu. Yes, katigarukire. Ukabona wenda nka Aisha yakundanye na Irene bahisamo bizana muri bino bintu bya Nyagso. Hari akantu Kimani yakoze ko kuzera Titi Brown, murakaza ariko muri ya content yo kwiyenza mwarakabonye. Titi Brown yaje muri biriya bintu, ira filime yo kwiyenza muri ko yayikinnyemo icyo gihe. Kimani baramuhabya, Titi Brown aramuhabya bro. Kimani mudugudu arirukanga, ngira ngo ako kana murakibuka. Filime yahise zamura urwego rwayo, ngira ngo mwarabibonye. Noneho Titi Brown ahitagira nawe ide yo gukora Titi Films. Kuri Titi Brown ngira ngo murabizi ko ari guca filime we na Nyambo. Ugasanga muri Kiramani Empire harimo urukundo rwa Titi Brown na Nyambo, ugasanga harimo Peringo Nsabi iki n'iki, ngo ujya wirora ako kantu nako mukazi n'abamukurikirana showbiz. Titi Nsabi yashatse gusaba Peri urukundo nyine to, ubwo ateko Nsabi wowe ujya wirora. Ibyo bintu ngira ngo mujya mubyumva. Ugasanga Nyagso nyine yabuze cyo gukora ibintu by'amapranka, agaflopinga bro, agaflopinga. Yes, reka twigarukire kuri no mihanda nanone mbabwira ati uriya ngaruke kuri agakana inzoga bita B1 gin ni inzoga pe Tigutenge ntago ngendera ati raryoshye, sinari nanayinywaho n'iki ariko umushoramari nibaje agahaba jene akazi nyine to, bano bajene bakishakisha, ugasanga ba Mavete bahawe akazi, ugasanga ba buri kantu na buri nguni. Jackie yahaye akazi abantu benshi pe enda nk'umukire wa B1 Ngufu Gin Limited Norbert, ugasanga aravuze ati ngo The Ben ngiye kumuha miliyoni 50 nyamamariza, kandi izo miliyoni 50 ugasanga yari gufata aba content creator besha, aba content creator nka 50 buri wese yenda muha miliyoni. Nibwo ibintu byo byagera ku bantu mani, nibwo ibintu byo byagera ku bantu nyine tu, kuko urabona bano bajama baramamaza pe, baburikana buri nguni ba Skyto hose B1 gin. Uramushoramari nyine tu, ubona ko bayaratekereje ikintu kinini cyane gufasha abantu bakiri hasi nyine tu, bakamwamamariza kandi bafite platforms zimeze fresh hana. Rebe nazabona umwanya wo kukwamamariza ryari bro, ari mu bintu byinshi. Ura ni umustar yabaye star. Yes. Mbanze gushimira nyine B1 gin ko ari abantu bagaciro cyane kuba baratekereje kuri rubanda rwo hasi. Yes, ni ibintu byiza kabisa. Yes, mbabwira ati umwana bita Adrika Kim yamaze gusohora indi ndirimbo, ayisora n'abantu ba Mariox Kids. Indirimbo nziza iri kuri channel ya Mariox Kid, wajya aho kayireba bro. Ni indirimbo imeze neza. Umwana yaraje adukoma karirimbo k'akarundi ngo baby yo ma painkiller murakazi. Kamaze kugira miliyoni 1.5 ntumbwire ngo umwana ntiyamaze kwigarika mu Burundi kugira ngo ugire miliyoni bro. Nabasati biba bari agent araho bagira bakabiti ntago muzongera kuzuza miliyoni. Uretse ejo bundi wenda yaciye agahigo nyine agashora amafaranga bro, akagura views nyine akamiliyoni, akakoza akavuga ati mharya mwaze ngwiki mwovuze ngwiki wewe. Abarundi muri hano kura tano ndabasuhuza cyane, babwira ati ni ya cutting y'iminota 10, ntago iminota 10 yarenga. Mbabwira ati muri showbiz bimeze gutya, ku kibazo cya Kiramani bimeze gutya, tukaniganira mane. Nyandikira muri comment wowe icyo ushaka ko nanone twazagarukaho nk'inararibonye. N'iki wabaze inararibonye bro, n'iki wabaze inararibonye. Ntumbwire ngo burika harakana nanone muri no mihanda kakomeje kwigaragaza. Sinshaka kuzagira umuntu ushwana nawe nyaboneka, dore ndacyari mushyashya. Umuntu bita karagahungu bakita Derrick again kuri wa TikTok, ifatiye TikTok nyine tubona ko TikTok nyine yarafite abantu benshi. Derrick nababurikano na buri nguni, akababurikano nabo bafite abanzi benshi muri iyi mihanda, ariko ntago ari benshi cyane nyine to. Reba wa mipango
ngo bamwita Cyabitama. Mu mwanya mabwira ati turaza kwigarukira ku kibazo cya Wamipangu na Scovia. Nzambaho ubwino bro, ubwino bumeze neza. Ni iminota 10 ya coating. Nkwibutsa gukora subscribe. Nudakora subscribe biragoye kuzongera kumva ibintu by'ubwenge noneho tu. Sibyo kandi inkunga yawe niyo yatuma ejo uzajya usanga na hostinze bro, na hostinze. Se hostinze byakubabaza mani. Hari umujene wavuze aka kantu ngo kavuga ngo umutwe mubi urushya amaguru kandi irya mukuru riratinda ntirihera. Nakoze ubucuruzi butunguka ngurana amatitabi, nakinnye ndya mbihagiramo, sindi muto mu bapfu mbaza iby'ikuzimu, ingona zirya bamwe abandi bambuka. Urashaka mvuga iki? Ibyipake. Nkwibutsa gukora subscribe ni kuri Shine TV.